Ku ya mbere Mata 2025 General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni yagiye uruzinduko rutunguranye muri Afurika y'Epfo. Igitangaje nuko iyi nama yagizwe ibanga ikaza kumenyekana imaze iminsi ibiri ibaye. Muhoozi Kainerugaba usanzwe uvuzeho kudatinzamo none nawe yabanje kucecekera ntiyagira icyo avuga. Muhoozi yabivuze hashize iminsi ibiri inama ibaye, mu kubivuga nabwo akoresha urubuga rwa X ruhoze rwitwa Twitter. Muhoozi nawe mu kubivuga yavuze ari uko Kagame amaze kumuhamagara kuri telefone akamubaza iby'iyo nama. Kuri telefone Kagame yakomeje guhagarika Muhoozi ndetse no kumutitiriza amubaza icyo yavuganye na Ramaphosa, perezida wa Afurika y'Epfo. Mu gusubiza Kagame, Muhoozi Kainerugaba yamureze amucisha hirya no hino. Nibwo Muhoozi yabwiye Kagame ko yitabye telefone ye kubera ko yarabonye ko ari iya Kagame, akayitaba agira ngo yumve niba ari ikintu cyihutirwa. Muhoozi Kainerugaba yabwiye Kagame ko ubundi ari mu nama ikomeye. Nibwo rero Muhoozi Kainerugaba yasabye Kagame ko yareka akaza kubanza akamuhamagara iyo nama irimo irangiye. Ngo Kagame yasigaye aziritse ku katsi ategereje ko Muhoozi Kainerugaba yaza kumuhamagara. Mu gihe Kagame yari aziritse ku katsi, Muhoozi Kainerugaba na Museveni ngo bahise bapanga ibintu baza gukinga Kagame mu maso. Kugeza kuri iyo saha Muhoozi Kainerugaba yari yabihishe ko yabonanye na Ramaphosa mu rwego rwo kuzindaza Kagame. Noneho Muhoozi Kainerugaba yahise abitangariza kuri X ko yahuye na Ramaphosa, ahita anashyiraho ifoto imwerekana ahagararanye na Ramaphosa, ariko Muhoozi Kainerugaba agaragara nk'ari we ufite ububasha kurusha Ramaphosa. Mbese ikaba ari ifoto yerekana Muhoozi Kainerugaba asa nk'ushize amanga kandi wizeye kurusha nyine Ramaphosa. Abahitiyemo Muhoozi Kainerugaba gukoresha iyi foto barimo Andrew Mwenda ngo babikoreye kugira ngo babone ibikarito bakinga Kagame mu maso, bakoresha ifoto yatuma Kagame abaretse kubunza imitima. Ngo nibwo bahise bahimba ikintu cyo kubwira Kagame n'abandi ko cyari cyajyanye Muhoozi Kainerugaba muri Afurika y'Epfo ari impamvu y'urwo ruzinduko yari ugushyira umugabe Cyril Ramaphosa urwandiko yandikiwe na Museveni. Kuvugana na Kagame hanyuma Muhoozi Kainerugaba yamubwiye ko atazi ibyo Museveni yandikiye Ramaphosa. Muhoozi Kainerugaba yakomeje abwira Kagame ko we nta bintu byinshi yavuganye na Ramaphosa, kuko Ramaphosa atashakaga kugira icyo avuga atarasoma ibaruwa Museveni yamwandikiye. Muhoozi Kainerugaba yabwiye Kagame ko gusa yari intumwa itazi n'ubutumwa itwaye ubwo ari bwo. Muhoozi Kainerugaba we yahisemo kubihindura ibintu bisanzwe, akoresha imvugo ivuga ngo we icyo yakuyemo nuko yaboneyeho umwanya wo kuvoma ku bumenyi n'ubunararibonye bwa Ramaphosa, ko ngo igihe cyo guhura na Ramaphosa ari icyubahiro kuko Ramaphosa ari umunyabwenge kandi akaba inararibonye. Mbese Kainerugaba we yahinjaritse Kagame asa nk'ushaka kwerekana ko Perezida Ramaphosa yafashe Muhoozi Kainerugaba ambasaderi atabwira byinshi nk'uvugana na Perezida mugenzi we. Muhoozi Kainerugaba ngo yashushe nk'uvuga ko Ramaphosa yibanze rero ko gushimangira umubano hagati ya Uganda na Afurika y'Epfo ndetse no gucisha amaso mu bibazo by'umutekano mu karere muri rusange. Muhoozi Kainerugaba yarazi neza ko Ramaphosa yabonanye nawe ari umuntu ufata RDF umutwe witwara igisirikare kubera amabi bakorera muri Congo. Museveni rero we ngo yabwiye umuhungu we ko Ramaphosa ari ingenzi nk'umuntu wafasha gukumira amakimbirane hagati ya Congo n'u Rwanda, ariko urebye ntiwabura kuvuga ko hari ikintu Ramaphosa na Museveni baziranyeho, kandi Museveni akaba ashaka ko umuhungu we Muhoozi Kainerugaba yagira ikigwa akuramo. Ikindi kigaragara ni uko Ramaphosa yaba ari kugenda none nyine Kagame. Umuhura na Muhoozi Kainerugaba uzwiho kuba ari we muyobozi umwe rukumbi ku isi ushyigikira Paul Kagame mu ntambara yashoje muri Nyarwanda gutwara imbaga ya Congo. No Ramaphosa yabikoreye kuba ari intambara azi ko neza ko we arimo kubuguza. Aha rero hari benshi bibajije niba Ramaphosa yaba afite gahunda yo guca Kagame amaboko ahereye nyine kuri Muhoozi Kainerugaba. Ibyo ubu butumwa Museveni yandikiye mugenzi we muri Afurika y'Epfo Ramaphosa ntibiramenyekana, ariko urebye uko akarere kifashe muri iki gihe birashoboka ko bifitanye isano n'ubufatanye mu bijyanye n'umutekano, ubucuruzi cyangwa ibikorwa bya diplomasi bigamije kunoza ubwumvikane ku bibazo by'akarere.
ukuntu rero Kainerugaba usanzwe ari ishumi ya Kagame yavuganye na Ramaphosa, kandi Kagame amaze iminsi yirirwa mu binyamakuru yitotombera Ramaphosa, biteye gutega amaso uko umubano wa Kagame na Muhoozi Kainerugaba uzakomeza kumera. Byumvikane rero ko Kagame ashobora kongera gufungwa umupaka uhuza ibihugu byombi, mu gihe byose yaba yikanze ko Museveni afite ibyo avugana na Ramaphosa amukinga binyuze muri Muhoozi Kainerugaba, ufite nawe ibyo amukinga nyuma y'uko kandi bagabanye ibicuzanyo basahuye mu nduru n'imiborogo n'inkaba byo muri Congo. Niba koko rero ubu butumwa bwa Museveni yohereje Ramaphosa bwanabaye, bahisemo kubigira ibanga, akari kera bizashyira imyerekane ibirimo by'umwihariko muri ubu butumwa Museveni yohereje. Gusa birashoboka ko bifitanye isano nyine nk'ibyo twavuze hejuru by'umutekano. Naho igisubizo cya Muhoozi Kainerugaba yahaye Kagame cyo cyamurangaza nk'umuntu wanyeganyeze afite icyo yizeye, agahitamo kuvugana n'umuntu ufite ububasha mu karere ariwe Ramaphosa, yashyizemo imibare kandi n'ingamba bizakurikiraho. Ariko kuba nanone Muhoozi yagaragaye yambaye nabi, byongera ko azwiho ubusinzi, nabyo byatera kwibaza niba atahawe ubu butumwa bwo kujyana muri Afurika y'Epfo mu buryo butunguranye nawe ubwe bimutunguye. Iki kandi bije nyuma y'uko umwaka ushize Ramaphosa yaje hano mu karere k'ibiyaga bigari akahava atabonanye na Kagame. Icyo gihe Cyril Ramaphosa yahuye na mugenzi we wa Uganda Yoweri Museveni kugira ngo bagire ibyo baganira ku ntambara yari imaze igihe ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icyo gihe Ramaphosa yakoranye inama na Museveni na Muhoozi n'abandi basirikare bakomeye. Perezida wa Afurika y'Epfo mu magambo ye icyo gihe yagize ati, abayobozi twembi njye na Museveni twaganiye ku mahoro n'umutekano mu karere, yabo n'ibibera nyine muri Congo. Hagati aho kandi Afurika y'Epfo ikomeje gushaka uko yakora ingabo zayo muri Congo. Izi ngabo za Afurika y'Epfo zizwiho kuba zarashoboye kuburizamo RDF n'aba 23, bituma bizitwara igihe kirekire ngo zishobore kwigarura imijyi ifatika mu burasirazuba bwa Congo, harimo Sakera na Goma na Bukavu. Naho kubirebana na Uganda by'umwihariko, uyu munsi abajyanama bakuru ba Perezida wa Amerika muri Afurika biteguye gusura Uganda kugira ngo bahure na Museveni n'abandi bayobozi bo mu karere bahaganire hamwe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Izi ntumwa zirimo Masad Boulos, umujyanama mukuru wa Trump ku bibazo bya Afurika, na Colin Sanders wungirije umunyamabanga wa leta wungirije ushinzwe ibibazo bya Afurika. Aya makuru akaba yemejwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Mbere y'uko abanyamerika bakandagira i Kampala, Museveni we yahise yohereza ingabo ze za UPDF i Juba muri Sudani y'Epfo. Museveni na Muhoozi nabo kandi banyarukiye Juba, aho ingabo za UPDF zagaragaye ziri hafi y'ingoro ya perezida i Juba ndetse no mu mihanda yose ikomeye yinjira muri uwo mujyi. Ubwo kandi guverinoma ya Congo nayo yahise ivuga ko ifitanye ibiganiro n'inyeshyamba za M23 bakazahura i Doha muri Qatar ngo biteganyije kuri uyu wa 9 Mata 2025. Amakuru aturuka impande zitandukanye avuga ko iyo mishyikirano iteganyijwe izahuza impande zihanganye ndetse n'abunzi b'abanyakatari kugira ngo barebere hamwe uko amakimbirane akomeje kuyogoza ibintu muri Congo yabonerwa umuti urambye. Mbese mu kuvuga uwo muti urambye ni umuti uteganya ko hashobora gushimangizwa umutekano n'amahoro, buri wese wumva ko ari umunyakongomani kandi ari umunyekongo bifite uburenganzira akishyira akizana. Niba ibyo ngibyo rero bashoboye kugeraho, bisobanura yuko inzira yo kubonera igisubizo intambara zo muri Congo z'urudaca wenda yagiye kuboneka. Ariko hakaba bakomeza kwibaza bati, ese Congo kwizira umutungo wayo n'ubutunzi bwayo, ubundi abashaka gusahura bazakangwa n'uko M23 na Congo bajyanye imishyikirano, cyangwa abashaka gusahura Congo bazakangwa n'uko Congo ari igihugu cyigenga gifite inzego z'ubuyobozi n'iza gisirikare zikomeye kandi zigendera kuri demokarasi no kubahiriza ubutabera, ku buryo buri wese atapfa kuza ayisukira anayijigajaza uko abonye. Ibisigaye rero ni ukubihanga amaso, umuntu akazareba niba koko bino biganiro bizabera i Doha muri Qatar bitazaba imfabusa.
bakareba ese ibaruwa ya Museveni yohereje Ramaphosa nayo hari ingingo yaba yatanze zishobora kuba zagenderwaho zikaba umusingi wabonera ikibazo cya Kongo igisubizo kirambye. Ahangaha rero umuntu yavuga ko igisubizo kirambye gishobora kuba cyagira uruhare mu gukemura ibibazo byo muri Kongo nacyo cyakomeje kuba ingorabahizi ahanini bitewe n'uko Kongo kuva yabona ubwigenge itigeze igira inzego kuko zikomeye. Imyaka yose Kongo yabayeho yakomeje gutegekwa n'abanyagitugu, ubundi bikarangira igiye mu ntambara, ubundi bikarangira hakozwe amatora nyirarureshwa kugeza n'aho n'ababaye abaperezida ba Kongo aribo bayigambaniraga ubwabo. Ni ukuvuga Kongo ntirashobora kubona umuperezida cyangwa umukuru w'igihugu uyitegeka ushobora koko kumva ko ikimuraje ishinga ari neza y'abanyagihugu n'igihugu cye. Bihereye kuri Mobutu, uyu nguyu imyaka yose yamaze icyo yarabereyeho no korohereza Ababiligi, Abanyamerika n'Abafaransa gusahura Kongo bahakura ingugu zifite akamaro nk'umuringa, kobalte, zahabu na diyama. Icyo gihe zabicaga zigacika. Undi wagerageje kugira icyo yakorera Kongo cyagira akamaro ari we Joseph Ndizere Kabila, yishwe nabi. Umuhungu we umusimbuye we yabaye nk'uho we ibyo kumva ngo Kongo yashyakirwa amahoro bitamureba. Ikicungananga nacyo nuko umutsima w'ubukungu bwa Kongo yikatiraho irobe rye, naho ubundi ibindi akabireka birwanamo bakabirwaniramo. Amagambo aherutse kuvuga uyu Kabila abajijwe ku bibazo birebana na Kongo ntabwo yigeze atanga igisubizo gitomoye, ahubwo yatanze ibisubizo bisa nko guca ku ruhande. Koko ukabakoreza ni gute umuntu witwa ko yabaye perezida w'igihugu areba abantu mu gihugu cye barimo gupfa, umutungo w'igihugu cye urimo gusahurwa, yabazwa ikibazo kirebana n'umutekano muke n'umuti cyashakirwa, aho gutanga igisubizo gitomoye akarya indimi agaca ku ruhande. Bisobanura ngo uyu Kabila afite icyo kinga abantu cy'ubwo byagize uruhare kuba Kongo kugeza n'uyu munsi iri mu ntambara z'urudaca. Umuntu yakwibutsa yuko igihe uyu Kabila yari perezida, Kongo itahwemye kuba mu ntambara, zimwe ziza nyuma y'izindi, kandi nta na rimwe byigeze bigaragara ko yaba yarahagarutse avuga ati ngiye kurengera igihugu cyanjye kigira umutekano. Colonel Mamadou Nia washoboye kugira icyo akora mu yirukana M23 yaje kwicwa. Amazwe no kwicwa, uyu Kabila nta n'ikintu yavuze, nta n'icyo yanakoze ngo byibuze bigaragare ko ari umuntu yahaye agaciro kubera uburyo yitanze arengera Kongo. Uyu mugabo rero abantu benshi bakabibaza niba koko nk'uko Tshisekedi yabivuze ataba ari inyuma ya M23 afatanyije na Colonel Nanga, akaba ashaka kubikoresha kugira ngo azasubire ku butegetsi yongere asahure Kongo ntawe umukoma imbere. Ibintu byinshi byakomeje gutera benshi kwibaza, ariko nanone ubu ngubu nubwo benshi bibaza byinshi, reka twizere ko ibaruwa ya Museveni, ibiganiro byo muri Katari ndetse no kuba Museveni yagiye Juba hari icyo byatanga, maze mu minsi iri imbere abantu bakabona Kongo igihugu gituje kandi gitekanye gifite amahoro. Ayo mahoro koko nubwo yanga akaba ingume, ariko arakenewe kugira ngo abakongomani nabo bahumeke. Naho ubundi n'ayo mahoro nyine duhora tubabwira, namwe tubifuriza tuvuga tuti nk'uko mudukunda natwe turabakunda kandi tubifuriza amahoro amwe arambye mu mutima. Nimugire amahoro rero, kandi nk'uko bisanzwe ni urugwiro rumwe rw'iteka.